Uriya mwana nabonye muri Bizaza ngo mumeranye neza. Adonis Iburasirazuba iyo uhageze ntabwo ujya usandaguza n'ibyo usanze, uza wisanga ukisuhereza maze wakicara y'amezi 9 ashize rero. Wasinzire mu interview man. Wasinzire? Oya ntago nsinzira bro, ahubwo ndi kumva byinshi numva ibyanyu. Yes ndagusuhuje wowe genda ubana natwe kuri channel yacu Bizaza TV, nawe ugenda ukurikirana channel yitwa Imbere Online TV. Uyu munsi rero nazanye abastari babiri kuri kamera za Imbere na Bizaza TV. Abastari wo bita Bizaza OG no bita DJ Kuri, muramuzi cyane. Natinze reka kure mu nganzo. Uri mu nganzo nyarwanda cyangwa uri mu ya kizungu? Ni we Bizaza? Ya, nitwa Bizaza, CEO wa Bizaza TV. CEO? Ya, CEO. Ubwo ni fondateur wa Bizaza TV, intwari zikomeje group. Icyo gitekerezo waba waragikuye? Ya, Bizaza TV maze igihe, ndakeka ko Bizaza TV igiye kumara imyaka umwaka umwe n'igice. Bundi turi intwari zikomeje, nyine intwari zikomeje kuzigendera ku mushinga wa Bizaza TV. Bizaza ni iyihe mishinga mufite ubwo ngubwo nkamwe? Ya, Bizaza nyine imishinga ni myinshi cyane. Ibiki Bizaza? Man, Bizaza ubuzima, life, Filme cyane ariko nyine main focusinga ku buzima bwacu bwa buri munsi, kuko usanga nyine abantu benshi bakora business ariko ugasanga si bimize bite, baravuga ati kuri kintu ngeraho, ariko nyine twe tumufocusinga nyine gukora cyane kugira ngo ibyo atari yabona bize nyine tu Bizaza nyine agakora afite in touch yo kuvuga ngo ejo bundi bizagenda neza. Okay. DJ Kuri bimeze bite? Fresh bro. Biracamo kapo. Imyaka yaribaye myinshi ndabona fresher ari zose. Fresher ni zose abari igishoro, fresher ziba zigoye byatari. Bimeze bite degate? Wapo. Reka mbanze nisuriza abantu bari hariya kuri channel ya Degate Imbere Online TV deni no kuri Bizaza TV n'ijisho ry'umuhanzi TV. Ndabakunda cyane kabisa. Muri abantu babagabo yo mugihe namukanda kuri karakano k'umutuku no kunzogera, ndabemera cyane kabisa. Mujye mukurikira buri kimwe cyose kiba gicaho. Degate bimeze bite se? Fresh ndabona you look so beautiful. Urabona ibiki se? Anga bari neza. Ako ngo igipapayi baba bakigutsinze. Igipapayi hariya kiba kigenda kirimo neza byatari. Abantu bagenda bakireba kuri ijisho ry'umuhanzi bakiriye muri imbuto by the way. Bakimeze neza. Ni igipapayi waririmbye nyashyo? Ni igipapayi none se hari ikindi wowe uzi se? Cyangwa hari ibindi wari umini? Aikada ni igipapayi kiriya bro. Bizaza araseka. Ni igipapayi kiriya cya OG. Nuko abantu bagiye bahindura mu kundi kuntu. Urabona analyze ziba ari nyinshi cyane kuko abantu babariza amashuri atandukanye. Iryo nize si ryo wize. Iyo nandika ushobora kwanaliza ariko kira n'igipapayi by the way. Nawe ushaka kureba igipapayi jya ku ijisho ry'umuhanzi, nawe wirebera icyo gipapayi DJ Kuri yaririmbye. Umukobwa mwiza. Umukobwa mwiza wamukuye hera. Kira cyamamare cyanjye se, kira cyamamare ni cya hano rw'imiyaga mu ntara ya Orerasira ya mane za rw'imiyaga ara mu byapa. Cyamamare cyane no kibera mu Jennifer OG ya man. Jennifer. Muri Bizaza se naho ajya yagitinga? Ya, muri Bizaza ntago aratangira ariko ni coming soon. Bizaza mbwira buryo abanza umbwira uburyo DJ Kuri uyu imikoranire yawe na DJ Kuri. Ngemera ko ari umuhanzi ariko ngo no muri Bizaza arimo. DJ Kuri ni acteur wa Bizaza TV. DJ Kuri turakorana cyane, ubundi umuntu arakura akavuka akagera kure.
bikaguka urabona ngo hazo za shushu be dushobora no kwagura bikazagera za shushu bya n'ibindi byinshi cyane ariko nyine ugashyiraho niba ari be ugashyiraho ya ubwo rero nyine DJ Kuru ewana no umuntu acteur ukomeye cyane ni umuhanga mu kuririmba na filme arabyakitinga cyane ni umuntu uzuri kureba area urabona iyo dukina filme mbere umwanditsi arareba kana agiye kwandikira filme ubwo rero ni umwe mu bahanga bakunda kureba area hano filme ushobora kwakinira ubwo rero byaje kongongwa nyine ko bizaza ni ikintu kinini cyangwa se intwari zikomeje n'umuryango mugari hazima abahanzi abaganga abacuruzi n'abanyamakuru by the way na degate arimo ubwo rero byaje kongongwa ko DJ Kuru nawe yinjiye muri uwo muryango w'intwari zikomeje kugira ngo nyine zifatanye natwe mu rugamba rwa sinema nyarwanda. Okay, none se hakonge hari ibyo nabonye twinjira mu kiganiro nabonye winjirana ingufuri man nose suzi iyi ni top secret one ntabwo rwose nyine ubundi imaze iki muri iki kiganiro kiganiro hatari ubundi kiganiro ni kiza cyane nyine to ni agira akantu yinyerekera ingufuri ubundi ingufuri ku kamaro kayo ni lock and key urafunga ugafungura rero twe muri bizaza iyo twafunze nta ufungura iyo twafunze niba ari video wasohotse iba yasohotse ntawe ushobora kuba yivanga kandi yijisho kandi buri wese ewaneta kuri subscribe byihuse bya hatari tu ubwo mbeka niba akora subscribe abafunze iyo afunze ntago ashobora kuzafunga mbese biza byose biba birimo ari ibye nyine tu video isohoka ahita yibona bya hatari. Kuri bizaza hamaze kujya projet zinga kuri bizaza twabanje gukora bizaza seri bizaza seri izakomeza ariko ubu tugiye gukora andi projet ya kabiri yitwa AMARIRA Y'ISHYAMBA ni filme nyine nshyashya imisi bayibona tuyamamaza AMARIRA Y'ISHYAMBA iwana ni filme izaba nziza cyane nyine tu abakunda action movie umugeri karate iwana n'isasu bya danje akobabwe ngo uri umwagiteri wa danje acteur wa danje ko ntago ari danje nyine tu kubyo nakora comedy actors babona kuri channel ya Bizaza TV ntago ndi umukino wa filme gusa ndi n'umwacteur muri comedy muri Bizaza Tembagara cyangwa se bizaseka Bizaza Tembagara Bizaza Tembagara ubugomba gutembagara nyine tu ugaseka ewana icyonzi cy'imbavu ziraturika dutembagaza hano kuri kamera za Bizaza ture ubundi gutembagara urungu ushobora kugira ngo akora nko mu nkono urakora mu nkono degete uriya DJ Kuru nabikubwira nyine ushobora kugenda ugakora nko mu nkono tu nyine ari ukuntu umuntu ashobora kugenda nyine ngiye nigeze gukora no mu nkono ngenda nashya tu ndanashya iwana ndagenda n'ibinyama ya danje ngiye mama nyine azite ntabwo zazimaze mu rutumwe zihiye danje nkora mishyushye ewana nyine ndava byari bishyuye nko mu masaha 12 none ako kanya bwo rero imvuye no kuragira nyine tu mutwara ziragiye men ubwo nyine mere nyine arangiye numva umufuni kuri safuriya uravuze kubizi nani ndapfuye birarangiye nagize gutya nagize nkati nyuma gato waje kunyase man inyama ariko nyama urayizi wewe maze kwinira igishyushye se ture nyine nagiye ngize inyuma y'inzu tu ewana nyine tu urabona yamani nyine tu ewana baramamagaye uzi kuguhamagara ariko ngo n'inozi zakuririye akantu k'inozi nyine inoze nyine naragiye ahantu biti Musanze nyine ndi kurocinga mu gitaramo nabaga afite igitaramo buri ko dufunguye igihembwe nyine to abize muri code science ndabasubize kabisa nakoraga igitaramo buri gihembwe cy'umuco nyarwanda ahubwo nyine afitemo no kwactinga ibintu bya comedy nyine ewana ncyo gihe nyine baravuga ati Papa Sava yari yashiye aravuga ati akucyara cyitwa hageni cyera izina rya cyera ntabwo niba ukuru bamwitaga nyine to Sekaganda yitwaga Sekaganda okay urakoze none icyo gihe nyine bati ngaho buri wese ati aka kanya nagire umuntu ukora akantu twese duseke kandi icyo gihe mwana bari kuduha imigati mwana bizamara ndaza segonde twahitaga igitwe
none ndareti muri kikwere nyine sinzi ukuntu nagize gukina zizirandya nyine to muri sare inu zizandya ubwo nyine urumva kikuri ku ntoki ntuzizakuriye nyine to ntuzakuri ku bya bimeze nyine man nezika kuri dadanje nyine tabantu muri sare baratse byadanje ugumye kubana na Bizaza kora subscribe na share ugumye gukurikira ibiganiro byacu hamwe na Bizaza ndetse na DJ Kuru akungo nge ndashaka kumva waririmbye jewe se nge ndaririmba by the way mukubitire akaririmbo kameze gute bro ntabwo kubitire itari igipapayi hari indi muzigo ego kazi mafite imizigo myinshi mfite amatamu za Babiloni ariko mfite n'izindi nyinshi abantu bakunda ubaza umusore w'iyi minsi kudashinga urugo akagusubiza agira ati abakobwa b'umutima barabuze ese mwababuriye hehe mwajishe nkabarangira aho banyampinga bari kandi b'umutima urayizi yitwa ni beza abanyarwandakazi oya abakobwa bo mu ntara y'Iburasirazuba y'Iburasirazuba man ni beza baruta mu majyepfo iwacu kure hose all Rwanda ko nta mukobwa mwiza ndabonana se wowe ugenda nijoro neza abakobwa bo mutara kogo mutara bagenda ku manywa urumva hakiri kare ariko deketi we nkuna kukubona nijoro wambaye za mask ntujye ugaragara sinzi n'ukuntu byagenzeho nta kintu tuva muri iki kiganiro uraza kubanyereka barahari benshi cyane bobo ku mubazi Bizaza Zaman hari umukobwa mwiza inanga uzi Iburasirazuba ubwo ndeka nkwereke nyine to Iburasirazuba iyo uhageze ntabwo ujya usandaguza n'ibyo usanze ubiza wisanga ukisuhereza maze wakicara y'amezi 9 ashize rero ibyo habona ni byinshi cyane abakobwa beza bari Iburasirazuba maze 8 ari hafi kuzo tugeze ukwezi kwa cyenda uzabure amazi buri mwaka baravuka ubundi abakobwa b'Iburasirazuba ni beza cyane ni inyambo ubundi bakuvuga ngo inyambo zibaheze byuriza muri Nyagatare Iburasirazuba ni danje abakobwa ni fresh ubundi sureba ubone n'ujya Iburengerazuba uzasanga abakobwa bafite pembene nyine ariko nuzi Iburasirazuba igisabura kize n'ujya ucyumbura ukuntu giteye ni kuriya ni igipapayi cya danje igipapa ujya kirya hose igipapayi igipapayi mani ni imbuto mugiye kuzishaka muzirye tu nawe urakigerageza ariko igipapayi iyo narwaye nyine tu ni umuti mani igipapayi ni umuti uravura abantu. Okay, by the way, tugarutse kuri Bizaza project Bizaza TV. Namwe ni iyihe target mufite nkawe CEO wa Bizaza? Ubundi Bizaza TV ko mutureba nyine turamambre bagize ku 12 twintwari 12 dufitemo na producer. Ubwo Bizaza TV uko icyo tugamije ni ukuhindura societe ariko natwe twiteza imbere. Tugerageza gukoresha twageze guhuza impano zacu nk'abakinnyi bagiye baturuka hatandukanye. Ugiye kuri abakinnyi babizaza nta buri mu gihugu buri ntari rahagarariwe. Buri ntari rahagarariwe. Wowe uhagarariye na je mpagarariye intara zose z'igihugu. Magari Kigali Iburasirazuba hose tu. Ariko nyine mainly Iburasirazuba nyine ndi top. Iburasirazuba ra control. Nda control cyane bwo target yindi no kugira ngo twiteze imbere
tugira ibintu dukora ko dukoresha impano zacu cyane cyane tugira ngo tugire improvement muri sinema nyarwanda, kuko man sinema nyarwanda ziravuna ni struggle ya danger, ariko nyine ubundi umuntu ugaragaza urugamba ko ari intwari nuko agomba kujya mu rugamba akarutsinda, akarasa nawe akarasa. Nyine urabona nk'abari barwanya igihugu nyine tuba bararwanye, ariko natwe mu Rwanda iterambere turi intwari zikomeye, turi intwari yako turakomeje, ntabwo ibyo tubonye duhagarara, turakora cyane nyine. Ko mu gitondo tuvugana bahoze bambwira ngo wagiye ku ishuri, ibi bintu bya Bizaza ubihuza gute n'amasomo? Ubundi mu busanzwe nita Dr. Eric Bizaza. Dr. Eric Bizaza buri wese agenda nyitize na bitewe n'ijyango nambonye. Uvura nk'abantu, bundi kwiga bachelor's degree naho nafite ni medicine muri kaminuza y'u Rwanda, angize muri level ya 2, ariko ubundi target yanjye nifuzaga kuba umuganga w'abantu nyine, yako byabaye ngombwa ko bangira ikizere mu kujya kwita ku binyabuzima by'inyamaswa n'imiti yazo. Ubwo rero nyuma ya Bizaza hazaho Dr. Eric. Njye suzi ko nitwe ari ubundi Eric njye ndimo abantu benshi man, njye ndi umutoza ikipe y'igihugu Amavuna byuzize, ngenda natoza man, ikindi nka ndi umuscientifique, ikindi nyine njye nkunda no kurya man. dutegura amarushanwa yo kwiga uriya mene kugira ngo abankunda ubona no abankunda igice cya mbere, njye ndi munsi ya 0. urenze kuri Timariko kuri yase bariya nyine urabinda agatatu muri vision 2020 man, bagenda muri bikangahira bagende za 18 gutyo turi muri 2020, urumva twaratambutse. Bariya nyine bariya nabasangira nyendo banjye, turafatanya, ariko ntabwo naje mu rushanwa yo kurya gusa, ari najya ntabwo hansinda degete wapi yarakwemeza do ni iki kiri kubagora mu mishinga yanyu ya Bizaza, izo komedi, izo filime, ni iki kiri kubagora muri iyi minsi na life ina ya mainly nyine life ni hatari cyane cyane social media zawe ifaranga, kugira ngo ukore ni ifaranga n'igishoro, kubona iminsi kugira ngo ubone umuterankunga azagwa amafaranga gukorera hatari. Uri mu bwiye bya filime abyumvanye ko kunguka bifata imyaka 5, kandi koko nyine biragora, ariko ubundi you can't gain without pain. Buri ni slogan yacu nyine, babara kugira ngo ukore, kugira ngo ugire icyo ugeraho. Ubwo urumva kugira ngo tubone igishoro biratugora cyane, urujya gushutinga video ugasanga uciho 50 80 gutyo cyose, wenda nta kintu urinjira nyine ku kantu nyine ku gakonte, ibyo byose biravuna. Ariko men aba followers bacu baradufasha cyane, nibo batera nkunga dufite, nkunda kubibabwira nako barabibona cyane. Video kenshi yasohotse bakoze subscribe, bakoze like, nibo bagize muri kugira ngo isohoke, kuko batadufashije nta kintu twageraho. So abanyarwanda bose muri rusange mu gihugu, abanyeshuri, mambure zose ndabashimiye cyane ko nibo bagenda badufasha kugira ngo project igereho, kuko biratugora cyane amafaranga nyine taka nazo ni hatari. Yes, namwe mukurikiye Bizaza TV mugomba gukora subscribe and share ku ba friends, ukagumya mugashyigikira umuhanzi wacu Bizaza comedian aka Dr. Eric. Wasinzire mu interview man? Wasinzire? Oya ntago nsinzira bro, kumva byinshi, numva ibyanyu, numva n'ibindi. Wari ukumbuye igipapayi? Igipapayi kimeze neza, twavuganye ari byiza. Igipapayi twavuganye, so the gate rero nk'ibisanzwe amugane nkuko twahuriye angaha, ahita kari nka show, ndozi kari nka show, ariko ubu ngubu mu bigaragara cyane cyaduruje hano, turajya tubwira abantu ko tugiye kubashyirira filme yitwa AMARIRA Y'ISHYAMBA. Tugiye kwishyira hanze, ni filme izaba ni nziza, tuzakoresha amakamera meza kabisa, afata ishusho neza, amakamera nkane cyangwa se 3 aho ngaho, ku buryo buri kimwe cyose kizaba gifatwa. Ni filme tuzakora mu ishyamba, ikarangirira mu ishyamba. Ni filme izadutwara ibikoresho byinshi
ni filime tutazahita ko dusoza ako kanya, ni filime tuzakora igihe kinini, ni filime tuzakora imyaka 3 ku buryo izadutwara miliyoni nk'ebyiri. Urumva tukeneye n'abaterankunga ko bazajya bagenda bareba ibyo turi gukora, bazajya bagenda bareba kuri Bizaza TV. Then n'ubuntu ugomba kuduteza imbere cyangwa se kudufasha, wowe wadufasha, ariko tugiye gutangirana n'amafaranga yacu makeya, kandi twizeye ko turi proud yuko tuzabikora kandi bizagenda neza. Nababwira ngo mwebwe muzajya mureba kuri Bizaza TV, iyo filime yitwa AMARIRA Y'ISHYAMBA izaba arimo agahinda, irimo urukundo, irimo imigeri, irimo kurwana, irimo ibintu byinshi. Nakubwira ngo kabisa niramuka igiye hanze, niyo mpamvu tugira ngo tubanze tubateguze ko tugiye kwishyira hanze, kuko biba byiza burya iyo ugiye mu rugo rw'umuntu urabanza ugakomanga bro. So turi gukomanga kugira ngo tubabwire ko tugiye kubahazanira filime hanze kuri Bizaza TV. Mwari musanzwe mubonamo ibitandukanye, amakomedi, dufite nk'abakobwa b'abakinnyi tumara igihe kinini, kandi big up ndanabashima cyane bamwe na bamwe, n'abasore ndabashima. Producer wacu ndamushima cyane ko umwaka urarenga turimo tugenda duhangana n'iyisi. So iyo filime rero igiye guhagarara ibyo twakoze byose, ni ukuvuga ngo izaba ari filime tuzashyiramo ubwenge bwinshi. Dukeneye inama za buri wese ukina filime, ntazagira ikibazo cy'uko yabona turi gukora yumve yadukosora ngo abure kudukosora, yumve ko yabura uko yavuga ati hano murongeramo iki ngiki ngo abure ku buryo yabitubwira. So ni ukuvuga ngo rero Bizaza TV ni umuryango munini, birakomeza. Nicyo nagira ngo mbabwire mwebwe mwese muzajya mukurikira Bizaza TV. Bizaza nkako ngurira mwana nabonye muri Bizaza ngo mumeranye neza. Adore nisi ya nyine dore nisi yanjye tu sheri ya nshiri wanjye, ariko nyine ni sheri wanjye nyine tu muri filime. Ko ari umufana wawe waragupfiriye? Umufana wampfiriye, kari benshi nzabashiraho wana uzi ko ntazabona ubutaka mbashiramo, ariko nyine ya abafana angira n'ubwo mbita abafana man, je n'abakunzi badanje. Ubwo bamenye ko ikondira Dore. Dore ni Dore ni umukinnyi wa Bizaza TV. Abantu bose ngenda bakunda. Abantu bose ndabakunda. Ibintu byo gukunda ni hatari man nzanyemo. Yo tupiki ni hatari. Yo tupiki ni ngenda nayitinya. Nayitinya tu. Serious? Ubu nta sheri ufite? Sheri? Nta sheri mfite. Nawe uramwihakanye imbere ya kamera. Akireka cyo kuza ari wo twageze kwa padre nawe oya nawe man. Nta sheri mfite degete. Man je nta sheri mfite. Je nta sheri mfite cyo kuza TV yo. Sa TV ni sheri wanjye. Ako mara ibi byose byabaye sheri. Muri makine ibintu byabaye bashiri benshi. Na gahunda y'igikwe. Kumana ubukwe burahari abantu bakazi babeshya ngo nta bukwe buziko nejo ari ubwo natashye man. Asubundi iyo wumvishe nta gikwe muri iyi minsi niyo mvugo igezwe, wowe ubifata ute? Akira mvugo man nyine ni ukugira ngo batwike isi nyine basaza Afrika nyine ko babivuga, ariko ubundi igikwe kirahari wana. Nibareke kwiheba, bareke nibakore cyane Bizaza man, nibakore bibashyiremo ingufu, igikwe kizabone. Kuko igikwe gikoreshwa n'iki? Ni ifaranga nurikora man igikwe uzagikora. Ese abakobwa barahari, nakubwiye ngo ibirasazuba ruzuye, sibyo se? Uburengerazuba sinakubwira, bariyo burengerazuba pembeni. None se reka mbaze kuri DJ Kuru hari imvugo imaze iminsi imenyerewe na myaka 100. Wowe biriya bintu bifata? So iyo mvugo yitwa ngo na myaka 100 imaze iminsi hitinga cyane icaho, ariko iriya mvugo buriya se nje mbona atari nziza, kuko na myaka 100 ubundi yazanywe na coronavirus. Amane kuko coronavirus irica abana, irica abamama, irica abagabo, irica n'abantu bafite imyaka mikeya. So niyo mpamvu ubu ngubu nyine abantu benshi bavuga ngo nta myaka 100, ukaba wanakibeshya ukarya ibintu byawe byose, then ukabura kwizigama ngo nta myaka 100. Imyaka 100 irarenga. Nk'umugenzi zamara imyaka 800. Sure. 800. Reka tubihaga amaso. None se hari umuntu waza ambwira story
nabonye n'iriya video abantu benshi bari bagize ubwoba ngo wakoze ubukwe, ariko nyumuza kumbwira ko nta bukwe wakoze ariko urimo urabipanga. Uriya mukobwa mwari muri kumwe muri video niwe gupanga igi. Ugeze neza cyane kumbaza ku icyo kibazo cy'igikwe. Nyimara gukora video itari yagera hanze ko amafoto yahise ajya hanze, abantu benshi bafite amafoto y'abantu benshi baravuga DJ Kuru wakoze ubukwe, wakoze igikwe, ntago wadutumiye, se twabanye nabi. Ndavuga nge ntago nakoze ubukwe. Umukobwa nawe famille iramuhamagara se bimeze biti ibintu wakoze nibiki, kuki wakoze ubukwe bwihishwa. Urumva nakoze ubukwe nge nyine n'umugore wanjye, nta famille nimwe hari, nta nshuti zanjye zihari, nta nshuti ze zihari, nurumva ku buryo na famille nirisobanuye. Ariko nyuma nyine byaje kumbera byiza. Yanike video araeditinga vuba arayima nyishyira hanze, avuga atakira video yawe abantu bameze nabi, ubasobanurira ko nyine ubereke ko nta bukwe. Ariko mu bigaragara nyine ntago nene nakoze igikwe. Ni umukobwa nshuti yanjye twakoranye acting, ni umukobwa acting, ariko bigaragara ko nyine ari ubukwe twakoze. Ari nabyo uri kugenda ubona ubu ngubu barimo kwigana igipapa y'abantu benshi bakora ubukwe, bakora indirimbo z'ubukwe. Bariya bose bamura Ruki yarakwigaye, yaranyeganya akora no katanaberewe. By the way nagaberewe bura kwiganaga ni ibintu bigaragara, kuko ngiye burira video nayipanze nk'amezi 8. Iriya igipapayi kabisa nayipanze nk'amezi 8, igitanda ndagenda ndagifotora, matera ndabifotora, ni ibintu byose bizwi bya original. Agatimba ndabukinga, umukobwa baramukora fresh, urumva. Ariko urabona ko ni ibintu byangwaye nk'ibihumbi nka 600. So zira rero zaba Rocky ni ibintu bisanzwe biraho ngaho byo kwigana, ariko ni byiza nabyo yukoze ikintu abastari bagatangira kugenda bakireberaho ubuyoboye undayoboye bro. Okay, turagushimiye wowe bana natwe kuri Bizaza TV na Imbere Online TV. Gene Degeti dusoza nagira ngo nge mu witereka akantu wakinanye na DJ Kuru muri comedian, mukereka abafana baba bakurikiye Bizaza na Imbere Online. Ariko nyine tu kari akantu ni sawa gusa byo warangiye nyine ako ubundi wazaze gukina filime wana wazaze gukina filime Zazama uzaze wowe tuzakujyana na perezida ukomeye cyane. Uzayobora Bizaza mu mwaka uri imbere n'iki ni Kigali ya. Ariko urajya wiri guterera ibyuma ubuse Kigali ngariro. Aha, reka tubaze landlord. Aha, tubwi ngambwira nawe mbwira abakobwa beza wemera ko bahari. Oya wemera ko bahari. Yambwira mu buzima busanzwe sinjya nkundi imbuto, ariko igipapayi ngikunda byasaze. Wimura kuya nguvuka abakobwa beza niba bahari. Igipapayi cy'abakobwa heza cyane. Igipapayi bro, igipapayi cy'abakobwa cyari gukora. Yewe igipapayi ariko mubajije abakobwa beza nkubwira igipapayi wa nyine man. Okay, ndagushimiye wowe abanye natwe kuri Bizaza TV na Imbere Online TV. Gumye ukore subscribe, share, comment nazo ziba zikenewe. Ni inkunga ikomeye. Ni filime ongera tubwire. Iriya filime ni Amarira Y'Ishyamba, iri hafi cyane. Ewana muyikurikire, ewana amafoto mugenda muyabona kabisa. DJ Kuru tumo turayikoramo cyane. Irakomeye, irahenze, ariko nyine tuzagereza uko dushoboye kose tubaha ibyo mwifuza kugira ngo inkunga zanyu mugende muziduha, namwe muduha ibitekerezo, muduha ubufasha. Ewana kuburyo nawe ushaka kuyitera Bizaza kugira ngo igere kure, nushaka kumena mu miliyoni turi mutera nk'ukomeye cyane. Ariko akandi kantu gatoya, muri seri nk'eshatu cyangwa ebyiri igipapayi kizazamo.
Jennifer Uje agomba kugaragara muri la filme ko ngira ngo ashobora kuba ari umukobwa w'iki simbizi Bizaza ni ubizi. Okay, musabwe gukurikira filime igiye kuzatambuka kuri Bizaza TV, izagenda ari uruhererekane itambika episode nawe ukurikira ugenda ukora like, share na comment. Yes, wari kumwe nanjye The Get Pro kuri kamera za Bizaza na imbere online TV. Ciao.